bro naje kubwira cyane nahuye naryo mu iminsi ahubwo zo ubundi uracyambara iki mwana uracyambara iki ngira ngo se sinari nagowe tebuka n'ubushize wari ugiye kubimbwiraho ariko nizere ko atari nka za nkuru zimwe za hema kugira ngo se yanagabokara ahubwo sinari ngowe ngaho mbwira rero cyo mbwira ibyo bintu byakomereza kugira ngo se byoroshye man bro gusa bro hari ikintu kimwe maze kubona man uko ibihe bigenda biha ibindi man umuntu agenda yishakisha akagenda yivumburaho ibintu atarizi ubwo se ahubwo ushaka kuganisha kuki kuko ibyo nibyo bibaho ubundi kuko uko byamera kose uko umuntu umwaka ugenda ushira ugenda uhinduka n'ibitekerezo birahinduka n'ibintu bibaho ahubwo cyane ariko bro tekereza gihe waruzi urumva man ukuntu ibintu by'inkundane narabihaze man sibyo ariko utekereza ko ngiye man nkisanga nakumva ariko ubundi se kubera cyumva ari igitangaza none bura wenda tureka ibintu by'urwenya no guseka cyangwa se no kuganira tuvugisha ukuri no kuvuga ngo ni ibintu bisanzwe abantu twebwe umuntu uwo ari we wese urukundo ni ikintu dukenera ni ikintu kibaho ni ikintu dukenera ahari wenda hari igihe usanga bitewe n'ibintu twanyuzemo rutubabaza ariko usanga rukomeza kuba nyine ikintu gikenewe muri twebwe ntabwo biba ari byiza ko wareka n'ubundi umutima ugukinya kuko sibyo byiza ugomba gukunda man rero uwo nguwo uvuga ni jyewe man urabizi ko nari maze igihe nkorera mu ntara ndakubona kabisa man nawe uriya n'umukobwa man mwiza mbese ntizasaye nyine tu urumva man nyine nshiduka namukunze gusa man nyine ntibibura tu akoba nyine karakomeza kakana hato ariko se ugira ubwoba bw'iki ikintu cyumvikana nuko wagize gute kumukunda waramukunze ahubwo ikintu ngewe ubwanjye nakubwira ni iki wowe gerageza kumenya umuntu wakunze ni muntu ki icyo cyonyine kiba gihagije nyine man ibyo birumvikana tu gusa man ntabwo mashaka n'ikintu cyampagarika kumukunda na gato wowe rero ikintu cyumvikana ko nuko wamukunze waramukunze ndetse umukunda cyane urukundo rugumuha amaso ahantu wumva ndetse nta kintu utakora ariko ibyo ngibyo akenshi ni ibintu bibaho ahubwo rero ikintu nakubwira ni iki wowe ukwiye kwigenzura ibyo nibyo ukwiye kugenzura ahubwo ukavuga ngo ndamenya nkora iki ndamenya ndeka iki ese uyu muntu ndamumenya gute ukamenya ukuntu utwara ibintu byawe buriya ikintu cya mbere ni ukumenya uburyo utwara ibintu naho ibyo byo ni ibintu biba bibaho ariko se kuva waza ko mbona ntazi wahindutse kuva wagera muri uru rugo rwose sinzi ikibazo ufite wabaye iki kuva naza se habaye iki ni ikihe kibazo gihari ngibyo nakubwiye kuhindura ntubizi njye nagusabye kubihindura kandi n'ubundi ngiye gusubira mu kazi mu minsi mike ako jyewe urancanga muri iyi minsi sinzi ikibazo ahantu sinzi aho bipfira buri wese mu buriri araheze inguni urigira hirya nanjye hirya ni ikihe kibazo kutakimbwira ariko reka nkubariza akantu gato ni umuntu nyabaki ubasha kugira amatsiko yo mu cyumba kandi muri saro hamubereye habi ariko nagira ngo usubirishe ikibazo iyo saro se ninde wayiguhejemo kugira ngo wenda hose tuhaguhe hakuryohere yewe ubuzima ndimo ndabumenyereye cyane n'ubundi mbamara nta byishimo nzigera mpagirira pe reka nshima ko ariko bimeze ariko si ikibazo ni ikihe ni ikihe ko uncanga nihe bipfira ngo umbwire wenda nikosore ariko ibintu bigende neza ariko mva nkubwire mugore mwiza amagambo meza niyo ategura ibikorwa kandi igikorwa nicyo kiduhuza ibyo bintu byose rero bitabaye ukuri kose nta bushake nshobora kugira sinakubeshya ariko jye noneho rwose narumiwe
none se n'iki kibazo gihari, ni hehe bipfira, basi ubimbwire mbe naranikosoye. hari ibintu ubona ukabona naho wabihera, dore ko hari igihe ubireba ukabona ni nk'ingeso. handi umuntu aba ashobora kuba yabona ibintu akaba yanakwibwiriza akaba yabireka, dore ko twese twahuye dukuze. Man, uzi ko niyo ngiye bitekerejeho man, bishyushya umutwe hamwe mba numva ntashaka no kubitekerezaho cyane, urumva. Gusa nanone ubwo nyine man, nyine hari igihe mba numva nyine tu nashaka impamvu ituma mbivamo man, aho kugira ngo nyine nshake impamvu ituma munenga man, mba numva nyine njye nabivamo tu. Gusa nanone njya ngira impungenge man, ntinyamo kuba yanyumvira ubusa tu. buriya rero brother, hari ikintu kimwe nakubwira man, iba umugabo umenya ikintu ushaka. buriya njyewe iyo nakunze rimwe na rimwe ngerageza kumenya amarangamutima umuntu nakunze yangiraho, kuko bishobora kugufasha kumenya ese uyu muntu ikintu namubwira yacyakira gute, yankunda cyangwa se ntiyankunda, biragufasha. Nguze turi kuvugana wowe turi kumwe nawe tumenya ko ibintu biba ari inkazi man, buri icyo kuvuga tu, urumva. Sibyo ko nyine no kubonana tu byabaye rimwe, urumva. Kandi man, wumve ngo ari ninanga, ariko wumve ko ntanatinyuka no kumusaba kunsura. Ariko warakunze koko, urakunze kugira ugira ubwoba ugatinya umukobwa gutyo. Wowe reka nkugire inama yoroshye, umukobwa mugira inshuti mu buzima busanzwe, sibyo? Muganire, ndetse nushaka gukuramo ibyo ngibyo byo gutekereza ko waba hari ibindi bintu, wirinde kumwereka amarangamutima akomeye, uce bugufi, wigira umuntu uciye bugufi cyane, mbese ku buryo bushoboka, sibyo? Wewe wirinde kubigira ibintu bya hatari. Gake gake uko ugenda umumenya umunsi ku munsi, uzagenda umenya ese kuko nkwiye gukomeza kumukunda, uzagenda umenya ese hari n'igihe bishobora no kuzarangira wowe ubwawe ubyikuyemo ubonye ko bitashoboka koko. Buriya rimwe na rimwe amaso arashuka, hari n'igihe ushobora kuvuga ngo ukundanye ukunze umuntu ariko ugasanga hari ibindi bintu utazi. Ariko iyo ubanje kugenda umugira inshuti gake gake ugenda ubimenya, rimwe na rimwe ukafata umwanzuro ko ndakomeza gukunde cyangwa se ndabireka. Mvana nyine iyo nama ndumva ariyo man, gusa reka ngerageze nyine ubwo nzajya nkubwira uko bimeze tu. Ahubwo buriya kandi kantu kamwe gatoya nakubwira, wowe uzirinde nyine kumwereka ko washidutse cyane, nyine wirinde kubigira ubukwe ngo bigire ibintu bya hatari, sibyo? Wowe umugira inshuti nk'uko nakubwiraga, ibintu byoroshye, ntumwereke ko hari ibintu bikaze birenze, cyangwa se ushaka n'akandi kantu wamubikamo kari aho ngaho gasanzwe, bishobora kugufasha. Gusa ntagaki mwana, buriya ntabwo akenshi igituma umenya umuntu kiba kinini. Buriya ushobora nko kureba mu bijyanye n'imyitwarire, discipline isanzwe, ukagira ikintu umumenyereza gukora kimwe kidasanzwe rwose kitanarenze, ukakimumenyereza, bituma ugenda umenya umutima we, bituma ugenda umenya, ukareba n'ikintu akunze cyane, ukareba ikintu ashinzeho umutima. Ibyo bituma umenya nawe, ni ukuvuga ikintu yashinzeho umutima akwereketse ko yakunze cyane, bituma umenya umutima we nawe. Kandi kuko ari ibintu bisanzwe akenshi urabimenya, ntabwo wabura kubimenya, bizagufasha ngenda biza. Okay, reka nkurikize inama ungiriye ko nzakumenya uko bimeze. Rero bro, hari umuntu hano wakomeje kumpamagara, nkomeza kugenda mukupa nyine, reka muvugisha numva icyo ashaka kumbwira, dushobora wenda gutinda na sinzi bye. Sawa. Ariko reka ntibaza kandi kuva waje ufite amagambo yo kunserereza, ufite amagambo yo kunyurira, ese ubundi habaye hari n'icyo kibazo ntwari kumbwira wenda nkareba nanjye aho bipfira nkaba narikosoye, gusa binanirana gute? Ntabwo nzi impamvu, nanjye simbishyikira, sinzi impamvu ikindimo gukemanga wowe n'umutima wawe. Gusa nanjye mbyiyumvamo gutyo, nanjye sindamenya aho biva pe. Niba ni ukuvuga ngo aho umaze iminsi niho hatumye ibyo byose biba,
niho hatumye noneho utakinyizera. Ntabwo uzi impamvu. Impamvu urayizi ahubwo no kuri kwijijisha ngo kumbwira. Wowe nushaka ubyita uko ushaka, gusa icyo nzi cyo nuko ngiye numva ntameze neza. Ariko wa mugabo reka nkubaze, ibaza hari nk'umuntu uhagaze hano hanze mukuru yumva ibyacu, ubu urumva udatewe ipfunwe no kumva umugore akubwira ibitagenda neza mu rugo mu buriri? None wigeze ubigerageza nyine? Wigeze ubigerageza ngo urebe niba ikibazo kiri kuri twembi cyangwa kiri kuri njye? Tekereza nawe, nkanjye nk'umuntu w'umugore urinda kukwiyibukiriza ko ukwiye kunsoma, ukwiye kunegura umubiri, ukanegura neza nka kera uko wajyaga ubigenza. Usumva atari ikibazo koko? Ariko se kuki wumva ko icyo kintu wakumva ko cyaba ari icy'umuntu umwe? Twembi ni ibyacu biratureba. Wowe urumva wabihereza ku muntu umwe tu? Icyo nakubwira cyo hindura. Ngajya vuba kugenda. Sijya mfonzera. Nashaka kubyihorera neza ntugeze hano hafi ubundi. Gusa naho ndi Keti. Kuba warakunze umuhungu ukamwishyira nyine. Ube witeguye no kubabara. Nakubwiye ngo ntabwo namukunze, just nuko namugiriye muwe. Kandi koko nawe wumvisha ibintu yambwiraga nuko yabimbwiraga, ubanza uzi gukunda pe. Ariko ngiye ibintu mba numva simba nzi n'ibyo mushatse kuvuga. Ngo gukunda ngibiki. Ariko cyangwa wenda abantu bagikunda baracyabaho. Erega abantu batandukanye. Cyane we ko ajya kubimbwira. Ajya kubimbwira nyine urebye nta nubwo nyine yaramfite izindi nyungu cyangwa se ibindi binakurikiyeho. Kuko ajya kubimbwira yambwiye yuko nyine ngo afite umukobwa w'inzobe ngo yakunze mu ntara aho yagiye gukorera. Gura nawe urabyumva. Asundi ko abantu tutajya twita ku bintu ubundi ubwiwe twatashakaga kukumva. Gusa ngiye biranantungura. Keti narinze twiganaga ntago ari gutya naba mubonye ameze pe. Cyakoze iminsi ishira ubuti. Twari tumeze dute? Uraje wumve? Nawe saka kandi babyibagiwe. Ku ishuri rimwe bantu mwahuraga mu bihano urumva? Mbese amadega yari yose sinzi ko nabivuga. Gusa byarantunguye kuba twarahuye noneho. Uri wa muntu uyoborwa n'amarangamutima y'undi ngo wakunze ngo wakunzwe ibintu nk'ibyo. Gusa ariko ntacyo. Shahora ni iki nyine gusa ubundi umuntu buriya ni nabibi kuko ubundi umuntu abishoboye yari kugendera muri biriya nyine n'ubundi akagenda nk'uko byari kugenda cyangwa se birakabikora ubingiye akabikora nyine bicyagiye naho ubundi ubungu wagira ngo umuntu arimo kujya muri Tour d'Age. Gusa nta nirirarenga umuntu abagikura kuko n'ubundi igihe kizagera nkeneye umugabo. Yewe cyakoze cyo nakubwira cyo ntuzakunda umuhungu ngo wumve umwimariyemo ngo sinzi ngo byacitse umva kuko nunabimwereka azaguca amazi wumirwe uvuga ati ibintu n'ubwambere mbibonye. Wahora n'iki gusa nyine hagiye umuhungu kumva uramukunze ariko niyo wenda ukabura n'imbaraga zo kubimubwira. Gusa nyine nanone iyo ugiye kubimwereka ntumenye ko wabikoze. Byari nzaba mbarirwa reka nkwerekeze sibyo dore n'amasaha yagiye batagufata mu nzira. Nta kibazo gusa nyine nawe uzajye kwa muganga pe nibyo bintu ntekereza ko byanagufasha kuko nyine ubundi urebye biriya mpamvu nakubwiye ntabwo ariyo mpamvu yonyine gusa nyine nanone ishobora kuba ari nayo mpamvu kandi pe ntabwo njya nakwizera. Oya nzabanza numve ibyura mu mama ko n'ubundi ndabona narategereje narahebye ariko nshobora kuzajya pe nzagerageza. Yego merekeze gusa ubitekerezeho. Karibu. Salama kapu. Salamu. Umeze bite? Fresh tu. Umeze neza? Ari kazi. Amakuru ye masimba amaze iminsi muhamagara telefoni ye neza yarananiye.
Shayima rero yagiye mu kazi mu ntara. Amaze igihe mu ntara ku buryo nta na gahunda yo kuza vuba numva afite tu. Nirutse bimbwiraho ariko igihe yabimbwiriye ubu ngubu yagakwiye kuba yaraje. Iracyafite akazi kenshi. Yagize akazi kenshi Kabisa. Ahubwo se hari amazi hano yo kunywa ngo umpe amazi nanone kare byibura urakuvuga gahiye. None burya rero amazi ntanyweye amazi icyaka kinyishe ntabwo kijya gishira. Rero agere icyo kintu nzi ngikozwe. Amazi nyanywa ubundi amazi nyanywa iyo numva nakiwe tu n'agacupa. Ubundi amazi yo kuyanywa biri kure. Burya kandi amazi ni meza mu mubiri. Amazi ni meza, umuntu utagira amazi mu mubiri ubundi. Ntawe utagira amazi mu mubiri ariko ushobora kutayanywa ukagira makeya ukaba warwara. Wowe wajya kunyara ukabona unyaye inkari z'umuhondo. Byinka ari byo sha nanjye bijya bimbaho. Ariko nyine amazi nyine ni ikintu ntajya numva nshaka nyine tu. Hoye buryo hari icyo bita kunyara nabi no kunyara neza. Ubwo inyaye inkari z'umuhondo unyaye nabi cyane kuko burya impyiko y'umwe y'amazi afasha impyiko kuzoza. None wajya kunyara ku munyaye inkari zisa neza z'umweru. None se iyo nyaye inkari z'umuhondo ubunyaye umwanda ubunyaye nabi cyangwa inkari z'umuhondo n'umweru bitandukaniye? Amazi ni meza cyane. Nko minsi ishize najya kwa muganga barebye inkari yaraba bantegeka kunywa amazi. Wumva bagutegetse kunywa amazi wenda wowe ntawe ufite mu mubiri nyine. Oya nari nyafite ahubwo we nari maze iminsi nywa cyane. Nanywa agasembuye cyane ntangira kubabara impyiko. Kandi igihe ntangiye kunywera amazi impyiko zatangiye kumera neza. Ubu meze neza nta kibazo. Anga ariyo mpamvu mubyibuha nkuko twazonzwe nyine ntawamenya. Ariko buriya natwe reka tugerageze none mugani twite kwa amazi turebe ko ari cyo tubura kugira ngo natwe tungane nkuko turazi meze. Ahubwo se kuvuga no gutaruka. Hari umukobwa yigeze kuza kundeba ambwira ko umukobwa ureba kwa Miyano byagenze bite? Iyo nkuru yabaye nk'amateka. Yarambwiye ngo barasangiye bamaze gusangira nyuma atarigeze amurangira no mu rugo ajye kubona ahamubuyeho mu rugo. Nyine umukobwa naraje nyine ndahamukura tu. Naramukuye. Bro yagiye mbere n'undi yagiye umukobwa amusize hano. Ko naje nyine mpeta mpakumukura ko kwita nyine nanaguma ku rugo tu. Emma bura twariganye. Emma twariganye ni inshuti yanjye cyane. Okay sha nyine nanjye numuvandimwe wiwe. Umuvandimwe wiwe. Nabone ibyo uriya mukobwa se shaho. Abakobwa bikigiyeho sha sinzi ko nabavuga. Sinzi ko nakuba. Je nibajije. Ariko nibyije bro ataranansobanurira. Nibajije umukobwa arigundije. Wari wamwigundirijeho. Buryo n'umukobwa unashyitse se sha. Sister, witegereza cyane hano se twagufasha iki? Nyine urebye ntacyo kuri kureba nk'uwayobye abo dushobora kurangira nta kibazo turangisha. Nagira ngo mundangire umusore twa Emi atuye. Emma mumeze ute? Umusore wirabura utari muremure cyane kandi utanabyibushye cyane. Baramushakira iki? Namushaka asore yamufitiye ubutumwa. Wari usanzwe uzi agace atuyemo se? Umushuti we wahandangiye tu. Inshuti? Okay. Dore ni kuri iki gipangu ntacyo. Injiramo urahasanga umuntu ntacyo namuri kimwe. Ntacyo wakoze. Emma n'abakobwa rwarahize. Ariko ni neza ni za size. Uratangiye nawe.
Biriwe neza. Amakuru se bita. Ni meza. Ko mutugendereye aho ni amahoro? Ni amahoro twashakaga umusore twa Emma. Emma se mwabanje kumuvugisha byibuze? Shayima twamushyiriye telefone yanga gucamo ariko umusobanuro warambwiye ngo nze mbe negereje. Okay, ni karibu nta kibazo njiri. hanyuma se Emma uramushakira iki? Emma ari ubutumwa nawe mufitiye pe. Bisa nkaho ariko byihutirwa. Oya ntabwo ari cyane pe, ahubwo siko ndagira ngo nawe uhari. Sha nyine birashoboka ko yaba ahari cyangwa se akaba atanahari bitewe n'impamvu. Yego kugushatse kuvuga iki? Nyine urumva bitewe n'uburyo impamvu ifatika cyangwa se ikomeyemo, ushobora gusanga umuntu abaye aho atarari n'ibintu, niyo mpamvu ahari narimbuze gutya. Yego ndumva bitoroshye noneho pe. Hagati aho ngaho naho nubwo twibwiranye, njyewe ubundi nitwa Adamu. Nanjye banyita Magi. Ndumva ufite izina ry'agatangaza koko. Nawe nuko ariko. Oya ntabwo ari cyane kurusha ibyawe. Ndabona we n'umushyitsi wawe mwahuje urugwiro. Wahora n'ikigo kafite ubutumwa bukomakomeye kuri Emma, kandi byoroshye kabisa. Kada. Sister Jenny nitwa Chris. Nanjye banyita Magi. Magi. Ksha. Rero twihanganire Emma washakaga ntaho hari tu. Nta kibazo ubwo mamenye wenda nzagaruka ubutaha cyangwa mukamara imara yicamo nkazi kumuhamagara. Okay, nta kibazo. None se ubundi ubwo butumwa wari umufitiye nta kuntu abo dusigira akazaza busanga. Oya nabwiye ku giti cye pe. None se hari umukobwa wambwiraga ngo uziranye nawe makurangiye aha ngaha yitwa nde? Ntago wamumenya. Abazwa n'iki kumumenya? Rega nta kintu cya Emma tuba tutazi cyane ko turi abavandimwe biwe. Ndakeka atari ngombwa pe. Ndumva bitoroshye. None se ubundi uwo muvandimwe w'umukobwa kurangiye aha ngaha kuki atabanje guhamagara Emma ngo basi yumve ko ahari ubone kuza? Wana nahamagaye wenda nimero ikanga gucamo. Sibyo ko twanevuganye mbere yuko nza hano. Ako no mukobwa nyine ntago bimurebaho cyane. Tamureba. Mama bikaze. Reka mbe ngiye noneho uratuzasubira ubutaha. Hako se ntabaguhaye nimero buriya ko nta wamenya. Yaguha nimero kazamuvugisha ntare. Kubw'ibyo se ngo bro arakoze. Shyira amahanga nimero wamwe. Ntabyo reka ndashyiremo.